Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira ngo dukosore ikizami nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukajya ahantu hatuje, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo icy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Uri gukosora ukabona hari ibintu biri kukugora, ubyandika muri comment zanyu zose ndazisoma, nkajya agenda bategura amasomo kugira ngo murusheho kumva neza bino bizamini byakozwe kugira ngo nimugerwaho muzakore rimwe kandi muhite mutsinda. Ikintu uba usabwa we ni kimwe, ujya aho handitse subscribe mbere y'uko ureba ino video, ukakanda niba ushaka kuzakora rimwe, kuko ikintu cyose cyagufasha na handi uba wagisanga uretse kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Kugira rero ujye ubibonera ku gihe, ujya wanditse subscribe ukakanda, najya nshyiraho ikintu cyose cyagufasha, yaba ari amasomo nshyiraho, yaba ari kino kizami kiba cyakozwe, yaba ari biriya bibazo nkunda gupostinga biri gukunda kuza mu bizame, kugira ngo ujye urahita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, kwandikira cyangwa uduhamagare kuri 0788951626 twufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, uduha amasaha ubonekaho ku munsi. Iyo masaha ageze turaboneka, tuguhereza amasomo twateguye bitewe n'isomo turiga n'imyitozo ihagije tugendeye ku bibazo bikunda kuza mu kizame ugezweho n'ubundi uburusha na wa undi waje kwiga mu shuri ukora rimwe ugahita utsinda. Birashoboka ko waba ufite igihe gitoya, ufite umunsi umwe ariko uri mu mujyi wa Kigali niho bikunda gukunda, ufite umunsi umwe ushaka kwiga umunsi umwe, hagacamo umunsi umwe ugahita ujya gukora. Turaza tukakureba tukakwigisha umunsi umwe ukaduha amasaha 4 tukakwigisha turi kumwe, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Biri gukora, abantu bose twiganye turi kumwe bakoze rimwe bahita batsinda kandi twiganye umunsi umwe bitewe n'akazi bakora, bitabasaba kuboneka igihe kirekire. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 0789951626 tubafashemo. Intego yacu ni ukubona mukora rimwe mugahita mutsinda. Rero ndakeka ko umaze gufata agapapuro, ndatekereza ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse icy'imitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. A irakubwira ngo umweru n'umukara, B ikakubwira ngo umutuku n'umukara, C ikavuga ngo ubururu, D ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Kiriya cyapa kikubuza kunyura ku bindi binyabiziga uretse iby'imitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande cyo gifite ibimenyetso cyangwa ibirango by'amabara asate. Ndatekereza ko hano wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari umutuku ndetse n'umukara. Ndatekereza ko mukizi icyo cyapa kimwe biriya byapa byo ku mihanda bibuza. Niba utari wareba iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, kano kanya hari abantu bakimbaza se iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda uzayiduha ryari? Twamaze kuyishyiraho, genda uyirebe, umara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Hano ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo B, ndatekereza ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kiriya cyapa kiba kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, utemerewe kujyayo n'abariyo batemerewe kuvayo. Ese kirangwa n'ubuso bw'amabara asati. A iravuga ngo umukara, B ikavuga ngo umweru, C ngo ubururu, D ngo umutuku. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza yaba mu buryo bw'amagambo yaba mu buryo bw'amashusho. Niyo mpamvu kugira ngo wige neza ujye ukora bitakugoye, uramanza ukareba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, wajya ugera ku bibazo nk'ibi ukabicaho wihuta. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. N'igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Murabizi kiriya cyapa kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura n'ubuso bw'umweru.
nta kirango kino cyapa kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura n'ubuso bw'umweru gusa. Ndatekereza ko bamaze guhitamo B, ndatekereza ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza, dufite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigize n'amabara abiri, harimo imodoka ebyiri, iburyo hari iy'umukara, ibumoso hakaza iy'umutuku. Kino cyapa gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere, mbega ngo nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri, mbega ngo ibyerekezo bibiri by'umuhanda, mbega avuga ngo birabujijwe kunyuranaho. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere, ese ni B, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri, ese ni C, ibyerekezo bibiri by'umuhanda, cyangwa ni D, birabujijwe kunyuranaho? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano. Ndatekereza ko amaze kuyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, birabujijwe kunyuranaho. Iyo ubonye kino cyapa, ubundi ni nacyo batubajije kwa kiriya kibazo cya mbere, biba bibujijwe kunyuranaho, ntabwo wemerewe kudepasa imodoka, keretse ku binyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Kuko urabona ko mwa bino birango, urebeye kwa bino birango, urabizi iyo turi kugenda mu nzira nyabagendwa tuba turi gukoresha uruhande rw'iburyo, ubwo turi mu mukara. Iyo tugiye kudepasa dukoresha uruhande rw'ibumoso, tukadepasiriza ibumoso. None ibumoso hari mu mutuku, ariko nubwo hari mu mutuku ni ku modoka. Ubwo rero biba bibujijwe kunyuranaho, keretse ku mapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande ndetse n'ibinyamitende ibiri. Ndatekereza ko ramaze guhitamo rero D, ndatekereza ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, imbere yawe ukabona kino cyapa, ese kiba kikubwiye iki? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu, ariko burimo akantu kameze nk'agakubo k'imirongo ibiri itukura. Ese kino cyapa kikubwiye iki imbere yawe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri, cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Uramutse uri gukosora ukabona hari ibintu biri kukugora, ubyandika muri komenti zanyu zose ndazisoma nkabikurikizaho mu gihe kitarambiranye, ugahita ubibonera ku gihe. W'ikintu ubusabwa ni kimwe, ujya wanditse subscribe ukahakanda kugira ngo nibishyiraho uzahita ubibonera ku gihe, utarindiye ko inshuti zawe n'abavandimwe aribo bagusharinga linki. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Aravuga ngo umuvuduko ntarengwa wemewe, mbega ngo iherezo ry'ibyo wabuzwaga. Sekaho ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe, mbega avuga ngo birabujijwe kuhinjira. Ese kino cyapa imbere yawe kikubwiye iki? Niba utari wareba iyo video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, ubusobanuro bw'icyapa n'ikibazo babazaho kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Iyo maze kureba iyo video, nta kibazo cyerekeye ku byapa gipfa kukugora. Manzi uyirebe uze dukosorane kino kizameni, ujye ugera ku bibazo nk'ibi bijye bikorohera. Niba utari utazi ukuntu wayireba, kanda no kwa aya magambo ari kwa ino video, kandeho urahita uyibonamo imbere, ukande ku iyo link yanditseho ibyapa byo ku mihanda, urahita uyigeraho uyirebe n'ujye ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Hano ari igisubizo cy'ukuri urabona ari ikihe? Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Iyo ubonye kino cyapa, hari ahantu murabizi mu gice cy'umuhanda ikinyabiziga kiba gishobora guhagarara wenda n'umunsi wose, ariko iyo ubonye kino cyapa imbere yawe ntabwo wemerewe guhagarara umwanya munini ndetse n'umwanya muto, ntabwo biba byemewe. Ndatekereza ko ramaze guhitamo rero C, ndatekereza ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Umurongo wera urombereje mwira mirongo iri hagati mu muhanda, irombereje hagati, iyo ucagaguye ntugomba. Aravuga ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda, mbega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Sega ngo agomba guhagarika ikinyabiziga, mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ndatekereza ko amaze kugitamo rero hano igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ubundi yo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye, ikintu butagomba gukora, ubushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Ugiye kunyuranaho urajya mu gice cy'ibumoso,
cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo cyangwa ugiye gukata ibumoso ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Rero icyo gihe maze kubabwira niho biba byaba ngombwa ko ujya mu kindi gice cy'umuhanda. Naho murabizi ko mu Rwanda iyo ukinjira mu muhanda uhita ugendera mu ruhande rw'iburyo. Rero hari igice cy'ukuri niyo mpamvu kibaye B. Uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda iyo hari uriya murongo wera hagati mu muhanda ucagaguye, ariko mu gihe bibaye ngombwa ugiye nko kunyuranaho cyangwa ugiye nko guhindura icyerekezo, ndatekereza ko uramaze guhitamo B, ndatekereza ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose uri kugenda mu nzira nyabagendwa ntabwo wagenda uri kuvuza amahoni. Hari ahantu biba bibujijwe wahagera ukibwiriza ntuvuze amahoni. Hehe? Aravuga ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. Ngo birumvikana ni ahantu basengera. Mbega ngo hafi y'ibitaro, sega ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D ikakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Iyo bakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashaka kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano ari igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kugitamo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Ndatekereza ko rero waramaze kugitamo, ndatekereza ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya karindwi, kirabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe? Urabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, hari ikinyabiziga cyo cyahagarara ahantu ijoro ryose, kikaba cyahagarara amanywa yose. Rero biba bibujijwe guhagarika ikinyabiziga hamwe muri aha bagiye kuduha umwanya munini. Hehe? Aravuga ngo imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Mbega ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Se kavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko mumaze kubimenya mwese. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, babasha kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B iba ari igisubizo cy'ukuri, naho mu gihe D iba ariko tuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho A iba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, uze kureba amanota uraza kugera kuri 20 nka kino kizame kimaze gukorwa. Iyo ubonye hari ikiri kukugora ucyandika muri komenti, nkagutegura isomo mu gihe gito ugahita uribonera ku gihe. Ariko iyo uri hafi gukora ufite igihe gitoya, uranyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789 935 16 26, nkaba nagutegura agasomo nkahita nkaguhereza kuri WhatsApp. Asigaye wazajya gukora ntihagire ikikubera imbogamizi. Murabizi kugira twebwe intego yacu ni ugukora rimwe uhita utsinda. Kugira rero gukore rimwe uhita utsinda, ariko gusaba kubona ikizami cyose kiba cyakozwe, kuko murabizi ibibazo biragaruka. Asigaye ukibuka no kugira ureba ari amasomo ngenda bashyiraho, maze kubashyiraho amasomo menshi ay'ibyapa n'ibindi, mujye muyareba kugira ngo abafashe kumva neza bino bizame biba byabajijwe. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Hari ikindi kibazo neza neza kimeze nka kino kibazo bamaje kutubaza cya karindwi, ariko ho basubizaga ngo igisubizo cy'ukuri ngo ni C, ko A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ariko hano impamvu bibaye A ni iyihe? Ni ukubera ko kuri B yacu bavuze ngo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Naho iyo bavuga ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, twari guhitamo C, ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ariko kuba bashyizeho ngo icagaguye, gise twirebera igisubizo cy'ukuri ko ari A, kuko n'ubundi A niyo mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ariko kuri B iyo bashyiraho ngo idacagaguye, twari guhitamo C, kuko A na B byari kuba bise biba ibisubizo by'ukuri. Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo A, ndatekereza ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8, kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayoboye n'umwarimu iyo bagenda mu muhanda, ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bagomba kugira ukuntu bagaragazwa. Kubera iki bagomba kugira ukuntu bagaragazwa? Ni igihe cy'imvura, hari ibihu, ntabwo umuyobozi w'ikinyabiziga ari kureba muri metero 200, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari umucucu. Rero hari ukuntu bagomba kugaragazwa, kuko hari igice cy'umuhanda bari buze gufata kugira ngo umuyobozi uraza bagana ababonere kure. Bagaragazwa gute? Gutegereze mwa bino bisubizo bine baduhaye, duhitemo icy'ukuri kimwe. Aravuga ngo imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso.
mbega ngo inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C ikakubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe D yacu tubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Hano rero ndakeka ko amaze kugitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ese waramaze guhitamo B? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Neza neza hari ibindi bibazo bijya gusa nk'ibi ngibi, ni ibibazo bigera muri 4. Manza nzakora video yabyo byonyine kuko nabonye bahinduramo akantu gatoya, nk'ano bavuze ngo inyuma ni itara ry'umutuku, ubwo bashyizeho ry'ubururu igisubizo gihita gihinduka. Niyo mpamvu nimubikunda mwe munyandikiye muri comment ko mubikeneye, mumbwire nzabikorera aka video gatoya k'iminota nk'icumi, ibyo bibazo byose uko ari nka 5 kugira ngo mujye murebaho kimwe gitandukaniye n'ikindi. Ikintu busabwa no kugira ngo ukore subscribe hasi kugira ngo namukambishyizeho nujya mu kizamugahura nabyo uzahita ubikora kuko uzaba warabonye aho bigiye bitandukaniye. Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo B, ndatekereza ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bisikane nta nkomyi abagenzi bategetswe. Hano abagenzi bavuze ntabwo ari abagenzi bano b'abanyamaguru, ahubwo hano bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga bategetswe. Bategetswe iki? Araba ngo kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, mbega ngo guhagarara aho bageze, seka ngo koroherana, deka ngo gukuraho inkomyi. Mwari muri kugenda mu nzira murahuye mugiye kubisikana, ariko ubugari bw'inzira nyabagendwa ntabwo bwabemera ko mwabisikana nta nkomyi. Muba mutegetswe iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu muba mugomba gukora ni kimwe, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, muba mugomba koroherana. Ndatekereza ko njya nkunda no kubibona, ukabona niba imodoka zihuriye ahantu hafunganye, umwe amaje wenda yasubira inyuma agahinzira umwe agatambuka n'undi akaza gutambuka nyuma. Hari ikintu muba mukoze hariya ni ukoroherana. Ndakeka ko uramaze guhitamo C, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro kuko A ntabwo yaba igisubizo cy'ukuri, ntabwo mwaca mu nzira z'abanyamaguru, byo ntibibaho. B guhagarara aho bageze, mwahagarara kugeza na ryari, nabyo ntabwo bibaho. D ivuga ngo gukuraho inkomyi, ubwo gukuraho inkomyi icyo mwaba mugiye gukora mwaba mugiye nko gusiza umuhanda kugira ngo muwongere, nabyo bitari igisubizo cy'ukuri, ahubwo ni igisubizo cy'ukuri ni C. Muba mugomba koroherana mukareka umwe akamanza agatambuka akaza gukurikiraho undi. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi ngenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma nyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira. Umuhanda ni muto, ushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko umaze kureba ibi bikurikira. Ibihe? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Ari akubwira ngo umuvuduko w'abanyamaguru, kareba se abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro. Beka kubwira ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda tufite urafunganye cyangwa ni mugari? Se kavuga ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru bangahe, hari umwe cyangwa hari benshi? Deka kubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ubugari bw'umuhanda ntabwo buri gutuma unyuranaho nta nkomyi. Ese uba ushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe mwa bino baduhaye. Hano hari igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro, ndatekereza ko amaze kugihitamo. Ikintu ugomba gukora ni kimwe, ugomba kureba ko hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyura mu kayira k'abanyamaguru nta na rimwe biba byemewe, niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ntabwo biba byemewe kunyura mu nzira y'abanyamaguru utwaye ikinyabiziga. Ikibazo cya 14 kikabaza, cya 11 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Bigomba kuba iri he? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Ari akubwira ngo mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Beka kubwira ngo ahegereye bishobose akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Se kakubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, naho D yacu ikatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo.
ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko wamaze kubyitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ubundi igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kuwinjiramo ugomba gukomeza imbere mpaka uvuyemo, ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ntabwo wemerewe guhindura icyerekezo. Na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero se, ndatekereza ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kibaza ngo iki? Araba ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga, ariko ibyo ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Niba baguhagaritse ku muhanda n'igihe cya nijoro, hari ukuntu ibinyabiziga bizaza biri gusanga ushobora kubibangamira imigende yabyo ukaba wabateza ibyago. Rero kugira utabateza ibyago hari ukuntu ugaragazwa. Iyo ni imodoka cyangwa n'ibindi binyabiziga. Hano niko bari kutubwira ngo ariko mwa bino binyabiziga bagiye kutubwira hano hepfo ngo byo ntabwo byakagombye, ntabwo ari itegeko ko bigira ibi byerekana igihe bihagaritswe impande y'inzira yabagendwa. Ni ibihe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe. Ari akubwira ngo velomoteri, mbega ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D kakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko wamaze kubyitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri iyo bayihagaritse impande y'umuhanda ntabwo ari ngombwa ngo igire ibiyerekana. N'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande nayo ntabwo ari ngombwa kugira ibiyerekana mu gihe bayihagaritse impande y'umuhanda, kuko n'ubundi birafata igice cy'umuhanda gitoya cyane, bitandukanye n'imodoka uko bayihagaritse mu muhanda yatwara igice kinini. Niyo mpamvu ibigomba guhita igira ukuntu igaragazwa kugira ngo abandi baza bayigana itababera imbogamizi, ikaba yabateza ibyago. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite nibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ibihe bipimo? Arakubwira ngo metero 1, mbega akubwira ngo metero 2, se kakubwira ngo metero 0.50, D kakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uba ugomba kubasigira akayira nibura gafite ubugari bunganutse. Bibuza ko ibintu by'ibipimo ndi kwateguraho amasomo kugira uzahita uyabonera ku gihe. Ujya wanditse subscribe ukakanda, waba ufite ikintu ukeneye ko tukwigisha ukacyandika muri comment tukazagikurikizaho. Comment zanyu zose tuzazisoma tukareba ikintu mwadusabye tukabibashyiriraho mukazabibonera ku gihe kwa ino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni metero 1. Ugomba kubasigira akayira gafite ubugari nibura bwa metero 1. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Batubwiye ubuso gusa, ntabwo batubwiye iby'imizenguruko, ntabwo batubwiye ibirango, batubwiye ku buso gusa. A iravuga ngo ubururu, B ikavuga ngo umweru, C ngo umutuku, D ikakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko mwese mumaze kubimenya. Iyo bakubwiye ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, utumenya ko A atari igisubizo cy'ukuri, ubwo B ikaba atari cyo ndetse na C ikaba atari cyo. Hano none urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Niba ugifite ikibazo ku byapa, so kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, urajya kuyirangiza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kubyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese yaramaze guhitamo D? Ese yaramaze kuyandika ku gapapuro? Ndakeka ko nikigaruka mu kizamu uzakora ejo bundi uzagikora. Murabizi ibibazo biragaruka, wakosora kino kizami kimwe cyakozwe
wagerwaho ukabona ibibazo 5 ibibazo 7 biragarutse. Niyo mpamvu kugira ukore rimwe uhita utsinda, ukosora ikizami cyose cyakozwe, ukandika muri comment ikintu kiri kukugora, tukagutegura yawe amasomo ukazayabonera ku gihe. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe bagaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bagaragazwa ku buhe buryo? Nababwiye ngo hari akavido nzabakorera kerekeye kwa bino bibazo. Urabona ko kino kibazo kijya gusa nka cya kindi twamaze gukosora, ariko biratandukanye kubera ibisubizo baduhaye biratandukanye. Kubehe buryo? Mwabona buryo bukurikira. Irakubwira ngo imbere ni itara ryera ritwariwe ku murongo, ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Mbega akubwira ngo inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku murongo ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Mu gihe se ikubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, naho D yacu ikatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona ko ibisubizo baduhaye hano bitandukanye na bya bindi bari baduhaye kwa kiriya kibazo cya mbere, ariko ibibazo iyo bisomye ubona bisa nkaho bibajije kimwe. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyakarikiye, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Imbere aba ari itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ese waramaze guhitamo A? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wayihisemo ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizamini urakora ejo bundi cyangwa ejo kitakunanira. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki y'ibinyamitende, ibiziga y'ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo biziga bine bifite cyangwa bidafite moteri nyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A irakubwira ngo santimetero 20, B ikakubwira ngo santimetero 30, C ikakubwira ngo santimetero 50, D ikakubwira ngo santimetero 60. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyakarikiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, santimetero 50. Ndatekereza ko aramaze kugihitamo, ndatekereza ko aramaze kucyandika ku gapapuro, ndatekereza ko kiramutse kigarutse mu kizamini urakora kitakugora. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ndakeka ko aramaze kugihitamo. Ikibazo cya 14 kikakubaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Murabizi ano matara agenga uburyo bwo kugendera mu muhanda, aho aba ari amatara 3 ariyo umutuku, icyatsi n'umuhondo. Buri tara riba rifite ubusobanuro bwaryo. None hano ntabwo batubajije ayandi, bari kutubaza se itara ry'umuhondo risobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizami kimaze gukorwa. Mbibutsa ko iyo video y'ibimenyetso bimurika nayo namaze kuyibakorera, iri kuri YouTube channel. Niba utari wayibona subiraho uyirebe kugira ngo nujye ugera kwa bino bibazo byerekeye no matara yo mu muhanda akunda gukoreshwa hari ahantu hakunda guhurirwa n'imihanda myinshi, muhita ngo ni kuri feruje, muri feruje, kugira ngo ujye umenya ubusobanuro bwa buri kimwe. Nibiza mu kizame uzakora uzahita ukora rimwe uhita utsinda bitakugoye. Irakubwira ngo itegure kugenda, hakwaka umuhondo bakaba bari kukubwira ngo itegure kugenda. B ikakubwira ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. C ikakubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, naho D ikakubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari yo, B ikaba atari yo ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi iyo hatse umuhondo hano igiso cy'ukuri aba ari B. Biba bibujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ubundi iyo hatse umuhondo kubera haba hagiye guhita hajyamo mu mutuku, uba ugomba guhita uhagarara. Ariko iyo hatse umuhondo wamaze kwinjira mu sangano, wamaze kwinjira nyine hari harimo icyatsi, ubwo mwari muri kugenda hahise haka umuhondo, wamaze kwinjira mu muhanda urakomeza. Ariko iyo wahagarara udateje icyago ubu uhita uhagarara.
ndatekereza ko uramaze guhitamo B, ndatekereza ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo utugarurarumuri turi ku mpande turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Bari bakunda kuvuga ngo turi mu mbavu z'ikinyabiziga, hano bari kuvuga ngo turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Aravuga ngo ni umuhondo, bega ngo ni umweru, seka ngo ni beka ngo ni umutuku, seka kubwira ngo ni umweru, deka kubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese utwo tugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa dute? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro, ubundi tuba tugomba gusa. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ni umweru. Ariko iyo bavuze mu mbavu z'ikinyabiziga uvuga ko ari umuhondo, ariko hano bavuze turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tuba ari umweru. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndatekereza ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki cyapa kivuga, cyitegereze neza icyapa dufite, ahasigaye umbwire icyo bisobanura. Gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bigizwe n'amabara abiri ari y'umweru n'umutuku. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Tegereze neza, hano ibisubizo bine baduhaye. Ari bakubwira ngo iherezo ryo gutambuka mbere, bega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Sega ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, bega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze kugitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Iyo ubonye kino cyapa ni wowe utambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, kuko uri mu mweru wari mu mutuku. Rero ntimuzabyitiranye na bino byapa, ni ibyapa bibiri byo gutambuka mbere. Hari ikivuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, ubwo ibiturutse aho uri kujya nibyo bitambuka mbere. Ariko iyo ubonye kino cyapa dufite, ubu uratambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, ni wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Sinzi niba muri kumva neza ahantu bino A na B bitandukaniye. Rero ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo C, ndatekereza ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20, nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizami cy'uyu munsi. Kirabaza ngo ntibyari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda. Ese ano matara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda ryari? Hano ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye, beka ngo igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo, sega ngo mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora, naho deka kubwira ngo kiretse ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kuyandika ku gapapuro. Utari wagihitamo ubahagaritse video ukagihitamo witonze, ukaza kureba amanota urajya kuri 20 ko rero wari kujya mwa kino kizami cyakozwe. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ugiye gukata ugahita ubereka, ugiye guhagarara ugahita ubibereka. Rero ndakeka ko amaze guhitamo C, ndatekereza ko amaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 gufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, utwandikira cyangwa uduhamagara kuri iyo nimero tukabigufashamo aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga umunsi umwe ufite akazi katagukundira ngo wige igihe kirekire, uratwandikira cyangwa uduhamagara kuri iyo nimero tukabigufashamo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Niba uri hafi gukora ikosora ikizami cyose cyakozwe mu gihe byiza.